ubyina utwe turirimbo nera karirimbo ubundi nkabyina nzakagendana agakiza k'Imana we ngasurimba nyine oya da oya wincu sibyo iyo umuntu yariye neza ikindi akora niki iyo umuntu yariye neza inzu yayishyuye minerivare y'abana yayitanze ayicaye mu rugo ikindi akora niki nta mujinya bafite nyine abayishimye abariho aseka nyine ameze neza nyine ikiba kibura niki ntacyo nose ibintu byose yaba bifite akamaro no kubufungura akazi cy'ingu ubyine kamucereye nyine kandi mubwira ugomba kwishima iyo wishimye ubigenza gute wowe ego kujya muri saro wangiza ukabyina nyine gute nyine oya da karishima urasirimba cyangwa urabyina ndabyina nero byacu umunsi kundi mbaye ikaze 2026 mbaye ikaze kuri Ecoblom TV ni wa munyamakuru wanyu Mr Muhanzi ndi ntare ndi ndahangarwa ndi intore ndi umunyarwanda of course ndi na diaspora ndi umusore ukunda Imana igihugu ndetse n'abagituye nkunda cyane mu dukunda karadukurikira umunsi kundi barambabwira ngo buri nkuru igira uyivuga kandi ubuzima n'igitabo kandi buri gitabo kigira page uyu munsi naje kuri page y'abaturage mbazaniye content cyangwa se ikiganiro gishya cyitwa Open Mind fungura intekerezo turebe hirya no hino dutekereze byagutse ureke gutekereza uyu munsi gusa utekereze no munsi wa nyuma wa 335 no kuvuga ngo ubu nago wishimye oya nago nishimye ndegereje abakiriya nanjye subwo ngubwo nakubwiye ngo uri umutubuzi mukanya wavuze ko uri umukiriya none ubaye umucuruzi oya